back, welcome once again. Bahaye ikaze, uyu munsi tugiye kurebana ibibazo, ikiganiro navuze nise ibibazo 10 umuntu yibaza mbere yo kuza muri Polonye cyangwa mbere yo kujya wakwibaza kuri Polonye. Nibyo tugiye kurebaho, kandi ndakeka ko umuntu uri buze gukurikira ari buze kungukiramo ibintu byinshi, dore ko amashuri cyane cyane ko hano ibyo tuvugaho ni ibijyanye n'amashuri, amashuri agiye gutangira. Ukaba niba wari ufite ibibazo by'amatsiko, ndakeka ibibazo 10 byakumara amatsiko pe. Nukurikira uri buze gushira amatsiko ku bibazo wibazaga, cyane cyane ushobora kumenyeramo aho imijyi, amashuri, imijyi warebamo, amashuri ndaza kubivugamo, uraza kumenyeramo ubuzima muri rusange uko buba buhagaze, ndaza kuvugaho bya bibazo nyine umuntu yibaza mu buryo bwa rusange, cyane cyane ndaza kugerageza kubivugaho byose mu minota mikeya tumarana. Ndumva uri umubyeyi, uri umujene ushaka kuza muri Polonye, iki kiganiro kiri buze kugufasha rwose. Rero mbahaye ikaze nanone, kandi mbibutsa gukora like, na comment, na share na subscribe. Subscribe ni akantu kariho inzogera ukandaho kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye ubasha guhita ubona ikiganiro twashyizeho. Rero reka dutangire, kandi nk'uko bisanzwe ndihanganisha buri umwe wese waba wenda ubuzima butarimo kugenda neza, nkubwira ko Imana iracyariho kandi Imana iracyagukunda. Isaha ku isaha, uyu munsi ntabwo bimeze neza ariko ejo bishobora kumera neza. Rero wihangane, kandi Imana iguhumurize rwose. Rero reka dutangire. Ikibazo cya mbere umuntu yakwibaza mu gihe ashaka kuza muri Polonye: ese ni iyihe mijyi y'ingenzi umuntu yakwigamo muri Polonye? Iki ni ikibazo cyiza kiri buze gufasha umuntu utazi imijyi yo muri Polonye. Uko ndi bugende mbivuga uri buze kumva, kuko nababwiye ko iki kiganiro kigamije ko kuba cyafasha umuntu ushaka kuza kwiga muri Polonye cyangwa ushaka kuza gukora ahantu yabona akazi cyangwa ahantu yabona ishuri akabyikorera. Nta muntu uri buze kuvuga ngo urabaza ngo agence, ntayo nzi, nta agence nzi yabigufashamo, ko ntayo namamariza. Ariko ndashaka kuvuga imijyi. Wajya kuri Google ugashaka, dufate urugero nk'umujyi wa mbere Warsaw, dusoma Warsaw ariko wowe Varsovie cyangwa mu gifaransa, cyangwa Warsaw mu kinyarwanda, niko abanyarwanda benshi twivugira, ariko ubundi abapolone bavuga Warsaw. Warsaw rero niwo capital city, niwo murwa mukuru wa Polonye. Ni umujyi ubu navuga ko urimo guturwa na 1,800,000, hafi 2,000,000. Niwe mujyi munini, urimo abanyarwanda benshi kandi urimo na kaminuza nyinshi. Ariko nk'uko byumvikana ubuzima burahenze. Mu gihe ufite budget ntoya, nakugira inama yo ko utajya Warsaw cyane. Warsaw ni umujyi uhenze. Iyi mijyi uko ari 3: Wrocław nawo ni umujyi uhenze, na Kraków nawo ni umujyi uhenze. Ariko ni imijyi irimo amakaminuza menshi. Ushaka wakwandika muri Google Wrocław Universities, icyo gihe wahita ubona amakaminuza menshi. Kraków Universities, wabona amakaminuza menshi ahari. Hari kaminuza yatangiye mu 1600, hari amakaminuza menshi pe kandi meza. Ariko ndaza kubisubiza mu kibazo kindi. Uj, umujyi nawo ni umujyi mwiza kandi urimo akazi, kandi ni umujyi w'inganda. Byumvikane ko umuntu yabona akazi mu buryo bworoshye. Gdansk nawo ni umujyi mwiza wegereye inyanja. Poznan nawo ni umujyi urimo abanyarwanda benshi. Wo navugaho Warsaw na Poznan, niyo mijyi navugamo. Ku rwanjye ruhande navuga ko nkeka ko irimo abanyarwanda benshi. Szczecin ni umujyi wegereye Ubudage. Kuva
abantu benshi batuye Szczecin bajya gukora mu Budage. Ni umujyi uhegereye, wazajya gukora mu Budage, wajya gukora Berlin. Ni umujyi wegereye, ariko na Wrocław, kuva Wrocław ugera Berlin ni amasaha ane, ni hafi. Lublin ni umujyi cyane cyane navuga urimo amashuri menshi y'ubuganga. Nubwo na Wrocław ari amashuri y'ubuganga, ariko Lublin abantu benshi iyo bambwiye ngo biga Lublin, akenshi iyo babaje wumva biga ibintu bya nursing. Bydgoszcz ni umujyi nawo urimo abanyarwanda benshi, kandi ni umujyi udahenze, ni umujyi utuwe n'ibihumbi 280 by'abaturage, ariko ni umujyi mwiza, ni umujyi mutoya. Białystok ni umujyi nawo wegereye Ukraine, wo na Lublin ni imijyi yegereye Ukraine. Katowice ni umujyi urimo abanyarwanda benshi, kandi umujyi nawo tufata nk'umujyi w'inganda, ni umujyi wiyubaka, amakampani menshi afiteho ibyicaro, byumvikana ko kubonamo akazi biba byoroshye. Gdynia ni umujyi ukora ku nyanja, inyanja ya Baltic. Ni umujyi navuga uhenze, njya njyayo, ariko ni umujyi ku rwanjye ruhande navuga ko uhenze, kubera ni umujyi uri turisitike, abaporone baba bajyayo ari benshi, kubona inzu biba bigoye. Wo na Gdansk kubona inzu biba bigoye, nibwo no mu yindi mijyi ya Polonye nabwo nyine biba bisa nkaho bigoye, ariko Gdynia na Gdansk biragoye, na Warszawa ko aba ari clientele nini cyane, birumvikana. Rero iyi mijyi yose uko ari 12, ego niyo mijyi nakwita minini, ariko harimo n'indi mijyi hano tutavuzemo. Hari umujyi witwa Opole, hari umujyi witwa Częstochowa, hari Lubliniec, ni imijyi myinshi pe, byansaba. Hari Radom, ni imijyi myinshi, kuko Polonye ni igihugu kinini gifite imijyi myinshi. Rero navuga ko ariko iyi mijyi niyo y'ingenzi, navuga serivisi zose nk'umunyarwanda akeneye wazibonamo. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ese what is the cost of living in Poland for international students? Cost of living ni ukuvuga ngo ubuzima bwo muri Polonye ku banyeshuri b'abanyamahanga buhenze bingana iki? Ku rwanjye ruhande navuga ko biterwa n'umuntu. Umuntu ashyizeho ibiciro ushobora gusanga yibeshyemo gatoya, ariko twibukiranye ko ni uburyo buri general, sibyo? Kuko nk'urugero nka transport twabaze 25 kugeza kuri 50, ariko imijyi myinshi yishyuza 20. Uri umunyeshuri wishyura ibihumbi 10 by'amanyarwanda, ukagenda ukwezi kose. Rero navuga ko gutyo biri, ni ukuntu nabivuga, ariko harimo n'aharimo gukabya nyine, urumva. Ariko nahamya ko ufite ibihumbi 400 kugeza kuri miliyoni wabaho neza. Kugeza ku ibihumbi 400 by'iyero, kugeza ku ibihumbi 400 y'amayero, kugeza ku gihumbi cy'iyero, waba ubayeho neza. Cyane cyane igihumbi cy'iyero ho ni ufite nka famiye y'abantu 2 n'umwana, cyangwa umugore, umwana, memu n'abana 2. Igihumbi cy'iyero cyabatunga rwose. Ni amafaranga hano muri Polonye menshi, ko ni 4,500. Ushobora gukodeshamo inzu y'ibyumba 3, ukishyura nk'ibihumbi 3 by'amazaroti. So ni amafaranga atageze hafi mu bihumbi nka 900. So byagutunga. Mpamya ko igihumbi cy'iyero cyagutunga neza. So rero ushaka kubisoma, wabisoma gutya, ni uku biri. Twavuga ko mu icumbi rya kaminuza uba ushobora kubamo ku bihumbi 150, ku mayero 150 no ku 500 wagiye hanze. Ariko nanone biterwa n'imijyi, bigaterwa n'ubwoko bw'icumbi. Urumva nk'umunyeshuri uba mu icumbi rya kaminuza ntabwo aba yishyura amafaranga menshi.
usanga yakabije. Njyaho nkikiri umunyeshuri nishyuraga nk'amaziroti 330. Ibyo byari nk'ibihumbi nka 75 gutyo, kandi byari sawa. Gaze ari iyabo, umuriro ari uwabo, amazu ari ibyabo. Aha, ibyo rero ndaza kubivuga nyuma, ariko nk'umunyeshuri amayero 150 yamutunga. Kandi ukibuka ko kwitekera bihendutse kurusha kujya muri resitora. Kujya muri resitora umuntu uba wabitetse aba yishyuza ku isaha. So urumva rero bituma biza guhendaho. Health insurance iyo ufite akazi nayo wishyura, sinyishyura. Numva nawe nubona akazi ntabwo uzajya uyishyura. Ku ibitabo byo ndahamya ko kaminuza ziba zibifite, ubikeneye ni ayo mafaranga twashyizeho. Miscellaneous expenses ni nk'ibya bintu, kugura interinete, ikarita yo guhamagara, utundi personal tundi ushobora gukenera, tubibarire nk'amayero 50. Kuko ngewe ikarita nkoresha yo guhamagara ku kwezi na interinete nishyura amaziroti 20, bivuze ni 6,000. nkabona interinete gigabyte 35. So urumva ibyo ni ibindi bintu nshobora kuzagenda nkora ikiganiro uko bizaza. Nahisemo iyo ntuza, iyo mobile line. Rero navuga ko ushaka kubaho mu buryo buri none butari expensive wabubamo. Kandi ngewe kuri experience yanjye navuga ko ufite n'amayero 200, ntubibone gutya, n'amayero 200 bitewe n'aho wabaye byashoboka. 200,000 kandi waba wayinjije, rero ntugire ikibazo. Ikindi kintu, ese haboneka scholarship? Are there scholarship available for international students in Poland? Navuga ngo ntabwo, yego zirahari, ziraboneka, ariko ziba cyane cyane ku banyeshuri baturuka mu bihugu birimo ambasade. Nk'uko mwabyumvishe, perezida wa Pologne aherutse kugendera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero mpamya ko dushobora kuzisanga bafunguye ambasade. Baramutse bayifunguye, natwe ushobora kuzisanga mu mezi ari imbere, abanyarwanda bazajya babona scholarship. Nibyo twifuza. Ese ni ibiki bikenewe? What are the requirements for obtaining a student visa for Poland? Mu by'ukuri ikintu cya mbere navuga umunyeshuri akeneye mbere kugira ngo ubone visa, ikintu cya mbere turavuga ni acceptance letter. Ni leta cyangwa ni dokima ni amadokima ava ku ishuri avuga ko uziga, ukaba uri full time student. Nibwo turi buze kwibona nyuma. Full time student bemerewe gukora, ariko ntabwo waza uri part time student ngo baguhe visa yo kuza kwiga. Ntabwo byashoboka. Bisaba ko ushaka ishuri uziga full time. Icyo gihe iyo ugeze hano, full time student aba yemerewe gukora. Umuntu wiga amasaha 40 yemewe gukora amasaha 40. Byumvikane ko utazasaba ishuri riri part time riguha scholarship, riguha ibidokima ziri part time. Ugomba gusaba full time, right? Ikindi, ugomba kwerekana bank statement, ukerekana sponsorship letter cyangwa proof of sponsorship. Ni ibaruwa cyangwa dokima yerekana amafaranga ufite kuri konte, cyangwa y'umugaranta wawe, umuntu uzakwishingira. Iyo baruwa aba agomba kuyerekana. Ikindi ni health insurance, nanone ubwo twavuga na travel insurance. Kugira ngo ugene muri Pologne ukeneye health insurance. Nkuko nabivuze muri video yabanje, ubu company yemewe ni UAP yo mu Rwanda. Utazafata iya Tanzania, ntabwo icyo gihe baguha visa. Ikindi, ukeneye passport ukeneye iri valid at least 6 months. Ni ukuvuga ngo uba ukeneye passport byibuze ifite validity y'amezi 6. Ikindi, ugakena visa application form. Nyuma y'uko ubonye ibyo bintu byose ubifite, uzakenera visa application form. Ikindi kintu ukenera, ukenera passport photo. Ukenera amafoto ya passport
ariko ayo mafoto ni ibintu uzazikenera nyuma. Ikindi ukenera proof of accommodation. Kenshi na kenshi university ugiye kwigaho iragufasha ikaguhuza ikaguha proof of accommodation. Iyo nabyo ubishyira muri document uba ugiye kuzasubmitinga kuri embassy. Ikindi kintu uba ukeneye ni language proficiency. Language proficiency ni certificate yerekana ko ushobora kuvuga mu Cyongereza, ariko biterwa na kaminuza. Kaminuza zimwe zishobora kubigusaba, izindi kaminuza ntizibigusabe, biterwa na kaminuza. Ariko hari kaminuza zikoresha interview zikumva ko ushobora kuvuga mu Cyongereza, bikaba bibaye. Ikindi Polonye ntago, kuko itari igihugu kivuga Icyongereza, so ntago bakenera international language English language certificate IHS cyangwa TOEFL. Ntago Polonye bisaba. So hari amakaminuza ndumva abantu bigaga muri UR, hari English proficiency yerekanaga ko wize ibintu mu Cyongereza. Iyo nayo uyifite wayishyiraho. Ikindi kintu uba ukeneye ni icyo bita medical certificate. Medical certificate hano akenshi njye nawe nigeze nkenera, ariko bitewe n'ikigo gishobora kuyigusaba, ariko akenshi icyo uba ukeneye ya certificate yerekana ko wikingije yellow fever. So iyo niyo uba ukeneye yuko wikingije fievre jaune. Ikindi kintu uba ukeneye ni amafaranga ya visa, amadolari 99 niba nibuka neza. So nibyo bintu ukeneye, nibyo biri basic ukeneye. Ibindi ugenda ubibona, tuzagenda tubibona pole pole. Ikindi kibazo, ese ugereranyije, what is the quality of education in Polish universities compared to other European countries? Ese ireme ry'uburezi mu makaminuza ya Polonye ugereranyije n'ama European countries bimeze bite? Ngiye ku rwanjye ruhande, kuko nize muri kaminuza ya leta, nabonye education nta kibazo, uretse ko boroshya ugereranyije nk'umuntu waramenye kwiga mu Rwanda, barimo babikomeje, navuga ko aba batabikomeje, abarimu barumvikana, so ariko bafite education iri hejuru. Kandi ikindi, nk'uko mubibona ku gapo, navuze ko bagira icyo bita Erasmus. Erasmus ni uburyo abanyeshuri biga muri Polonye cyangwa biga mu bihugu bya Europe bashobora kujya kwiga amasomo bakayakomereza nko muri Germany, bakayakomereza muri Belgique, bakayakomereza muri bino bihugu byose ushaka. Urasaba ukajya kwiga, kaminuza wigagaho ikaguhereza amafaranga makeya, ukazajya gutunga hariya. Rero njye ntabwo nigeze nshaka kujya muri Erasmus, ko narakoraga, nari busy cyane, ntabwo nigeze nshaka applying Erasmus. So ikindi, kaminuza za leta akenshi zigira icyo bita ama European certificate. Tufata urugero nk'abantu biga polytechnica, ama kaminuza y'imyuga, nakwita y'imyuga, yigisha electronique, yigisha technology universities, zigira certificate ya European Union, ku buryo umuntu warangije muri izo universities aba ashobora kujya kuba yabona akazi muri European Union. So ngiye ku rwanjye ruhande, ni avantage. So ntabwo rero uburezi buba ari bubi pe, ni uburezi buteye imbere. Is it easy to find part-time job for student in Poland? I can say, ngiye ku rwanda ruhande navuga, sinzi n'impamvu nabaza part-time, navuga biroroshye kubona akazi. Nk'uko mwabibonye muri video nakoze, Polonye kubona akazi, hari unemployment rate yabo iri kuri 5.8 muri 2023. Wibaze noneho hataraba intambara ya Ukraine ngo abakozi bataraboneka ari benshi, wibaze ngo byari bimeze bite. So byumvikane ko abantu bari bafite akazi, kubona akazi byari benshi, hari abantu bakoraga utuzi 2 cyangwa 3. So rero full time student baba bemerewe gukora amasaha 40 cyangwa kuzamura bitewe, ariko wemerewe kuba uri umunyeshuri full time ukaniga full time. Ntabwo waba uri full time student ngo ntabwo waba uri part time student ngo ukore full time job.
ikindi ni uko yaba part time job ziraboneka bitewe, wakora resitora, wakora delivery, wakora mu ruganda biterwa. So ikindi ufite driving license wakwikora ubu imodoka, wakora taxi. So urumva utuzi tuba duhari twinshi. Ikibazo cya munani, ese what is the process for finding accommodation as an international student in Poland? I can say yuko yuko kubona amacumbi, urubuga bakoresha cyane cyane ni urwitwa Orex, Facebook Marketplace, kandi ikindi n'amakaminuza agira amacumbi. So rero iri ni icumbi rya kaminuza nashyizeho nk'ifoto, hano iri ni icumbi riri shared, uba ubana n'undi muntu mugenzi wawe. Rero nayishyizeho gutya, ariko hari ahantu nk'uko nabivuze, ntabwo niba uri umunyeshuri uri suppose yo kuba muri kaminuza, ushaka waba hanze, bizaterwa nawe, ariko ukamenya ko niba ugiye kuba hanze uzakenera kontara, ugomba gusinyana na landlord wawe kontara, ku buryo iyo umaze kugera hano ukenera icyo bita peso number, kandi peso number kugira ngo bayiguhe biba bigomba kwerekana ko ufite aho uba. Rero ntiwajya guhabwa peso niyo igufasha gufungura banke, nimero de konte, igufasha ibintu hafi ya byose. Rero utayifite no kubona akazi byakugora. Rero uzaba ukeneye aho urara, kandi ushobora gukoresha nabivuze Orex cyangwa Facebook Marketplace, cyangwa ugakoresha University Dome. Kuri Orex na Facebook Marketplace ubonaho ubivugana na ba landlord, baba bahari ari benshi bitewe n'umujyi, ariko akenshi ayo ma web tuvuze aba yagufasha kubona icumbi. Ese what are some popular Polish dishes that students should try? Ibyo navuga abantu benshi bakunda kuvuga ni pierogi, aba ari nk'amasambusa cyangwa ibiraha, ariko byo biba bitetse mu mazi, uretse ko hari n'ibiba bitetse mu mavuta. Ibi nashyizeho ndabona bitetse mu mavuta, ariko ni Polish dish bita pierogi, ni nk'ibiraha nk'uko mbivuze. Ariko hari dish zitandukanye, urumva ushaka kwitekera, ushaka guteka African dishes, wajya muri African shop, ziba zihari, ariko ziba zihenze, ziba ziri expensive. Rero ibyo byose hafi ya byose birahari. Ikidahari, ikintu nari naciye amaso yanjye atari yakubita, ikintu natari nabona ni imyumbati yo kabisa sinari nayibona, ariko ibindi n'amateke sinari nayabona. Urumva n'ibitoki, uri umuntu ubikunda wajya muri African shop. How safe is Poland for international student? Nk'uko tubibona dukurikije Eurostat, biragaragara ko muri Polonye iri imwe mu bihugu bitagira ibyaha pe, bari mu bihugu bifite umutekano. Njye ku rwanjye ruhande, wenda wambaza ngo ese na ronda ruhu wari wakorerwa, njye ku rwanjye ruhande ntabyo, kandi wenda yararinkoreye sinaba narabinose cyane, kandi n'ubigukoreye wabumva rimwe na rimwe. Hari ababa bataragenda, njye nk'umujyi nabayemo bwa mbere wari umujyi navuga ko urimo abaturage nyine b'abaturage cyane, si ukuvuga ngo ni abaturage, ariko baba bataragenze. Rero nk'umuntu hari igihe waba ubonye umunyafurika ukazajya ubona wenda nk'akana karakwitegereje, ariko nta muntu wari waza ngo anyirukeho, ngo mbuze ngo guhagarara, cyangwa mbuze kwicara wenda, cyangwa nkorere ikindi kintu. Ibyo nari nabona, kandi nta n'ibyo nari nabona bakorera umugenzi wanjye. Wenda ari utumenyetso ushobora kubona, ariko ni nk'uko natwe tubonye abazungu dushobora kubiruka inyuma. So ibyo rero ntabwo wabyita nk'irondaruhu, cyangwa ngo byakubujije umutekano. Njye nuko navuga ku ruhande rwanjye, n'uwabikubwira wenda sinzi uko byaba byaramugendekeye, ariko njye kuri case yanjye navuga ko nta muntu wari wabinkorera. Ese are there opportunities for cultural
exchange and travel within Poland. Navuga Poland ni igihugu gikize ku mateka. Icyo nicyo cya mbere. Gifite amateka, gifite story nyinshi, gifite ibintu byinshi, ni igihugu gikize ku mateka. Kandi ni igihugu nk'uko nabivuze giherereye rwagati muri Europe. Ni igihugu kiri muri cy'Abaslavic. Rero ni igihugu abantu benshi bashobora kumuvingamo, bashobora gucamo. Rero ni igihugu ushobora guhuramo n'abantu benshi, aba Norway baba bahari, abantu bo mu bihugu bitandukanye baba bahari. Rero njye nabonye ari igihugu gikize, gifite amateka manini, gikize ku ibyo bintu by'amateka. Urugero dufate nk'urugero nk'uru rusengero rwitwa St Andrew Church ruba Krakow, rwubatswe mu 1198. Ibaze urwo rusengero. Rero ni igihugu gifite amateka menshi. Hari n'urundi nasuye rwubatswe mu 1100. Come on. Kandi n'ubu rukaba rugihari. Ni urusengero, urumva nk'ubwo ni umujyi ufite amateka manini menshi. Rero ni igihugu ushobora guhuramo n'abantu bavuga indimi zitandukanye, bafite imico itandukanye, kandi ni igihugu rwose kuva njye nahagera sinari numva terrorism attack. Rero ni igihugu ku rwanjye ruhande wagendamo, wakwisanzuramo, kinini, gifite inyanja, gifite imigezi, Viswa, ubwo ni ukuvuga Vistura na Odra, ni imigezi ica muri Polonye yose. Rero ahanshi ujya usanga Viswa ihari, mba ndimo kubivuga mu Gipolish. So rero ni igihugu cyiza. So rero jinkuye, murakoze, ndabashimiye. Ubundi mu Gipolish tujya tuvuga dozobajenya. See you. Rero reka twizere ko ubutaha wayikunze iki kiganiro dukoranye, wakora like, share na comment. Ufifuza icyo twazaganaho ubutaha, I will do that. Nzabikora nyivugeho. Nimushaka ko nza no kuri video nzabivugaho, ariko nahisemo kuzajya nkoresha ubu buryo kugira ngo byibuze ngerageze gutanga ibisobanuro mu buryo bugaragara, kandi ibintu mbikore mu buryo bwihuse. Rero so jinkuye, kandi mwakoze, Imana ibahe umugisha. See you. Dozobadzenya.